Muraho neza mwese bakunzi ba MD Empire TV. Uyu munsi ndababwira ingamba zikomeye za YouTube ugomba guhita ushyira mu bikorwa ako kanya niba ushaka gukura cyane ku murongo wawe wa YouTube channel. Gira vuba kandi neza. Iyi video rero ni iyawe, nturambirwe. Niba uri mushya cyangwa umaze igihe kuri YouTube, izi ngamba zizagufasha guhangana na algorithm ya YouTube no kongera views n'abasubscribers bawe. Ntucikwe n'iyi video, iyi video iraza kugufasha urebe ingamba za YouTube muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Nk'uko mubizi rero, ntabwo tujya dutinda. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, ni MD Empire TV yigisha gukora kuri YouTube channel no gukora video neza no kubrandinga YouTube channel yawe kugira ngo igire abantu bayireba. Twihuse rero tujye kuri part 1. Ikintu cya mbere ni ukumenya algorithm no gukora content ijyanye n'igihe. Aha ngaha rero YouTube algorithm niyo ifasha video zawe kugera kure. Ni ukuvuga ngo algorithm murabizi ntabwo ari ibintu twajya tuvugaho. Algorithm igenzura video yawe. Iyo ubona video yawe rero nta karita irimo cyangwa abantu batari kuyireba cyane, ntabwo uyitembereza. Ni ukuvuga ngo YouTube algorithm niyo ifasha video zawe kugera ku bantu benshi. Iyi algorithm ikunda video zifite content isubiza ibibazo by'abantu bari gushaka, video zirebwa igihe kirekire, ibyo mvuga ngo nka watch time. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo urimo uragenda uganira n'abantu bakureba, ubandikira muri comment bagasubiza, nawe bakubaza ibibazo, icyo gihe algorithm ibona ko iyi video yawe iri gufasha abantu kandi ikabona ko bari kwibarizaho ibibazo bibagirira akamaro. Guhuza n'ibyo abantu bakunda rero, iki gihe tubyita engagement cyangwa comment like shares. Ni ukuvuga ngo abantu niyo baba babona, niba uri kubona video yawe ikunzwe, abantu bazakomantingaho, bazakubaza ibibazo byinshi kugira ngo kuko bumva ko bashaka kugira ngo video yawe ikomeze kugenda neza. Ni ukuri rero, ndabereka inama kuri iyi mpamvu. Inama ya mbere, menya ibiri trending muri niche yawe. Ni ukuvuga ngo reba ibintu bigezweho abantu bari kureba cyane, noneho numara kubireba ugire icyo ubikuvugaho. Niba uri umuntu ukora niche itandukanye yose, yaba YouTube yaba n'ibindi, ariko twe tureba muri YouTube, gukora video zigufi narizo bita shorts zirebana n'ibigezweho. Ni ukuvuga ngo ukareba kuri trending, ukareba video zigezweho kuko abantu bakunda video ntoya zitamara igihe kirekire. Tegura video zisubiza ibibazo by'abarebye tutorials. Ni ukuvuga ngo niba ukora video, genda usubiza ibibazo kugira ngo abantu bakomeze bakwiyumvemo, kugira ngo ibintu bikomeze kumera neza cyane. Tugeze kuri part 2, ntabwo turi butinde. Part 2 ni ukuvuga ngo koresha keywords na tags neza. Koresha keywords na tag neza. Keywords murabizi, keywords ni amagambo y'ingenzi afasha YouTube kumenya neza ibyo video yawe ivugaho. Kugira keyword nziza, kuvuga ngo kugira keyword nziza, niba ushaka kugira keyword nziza, koresha buno buryo. Ni ukuvuga ngo uraza aha ngaha, ujye kuri channel yawe, numara kugera kuri channel yawe ujya ahantu handitse ngo YouTube studio yawe. Numara kuyireba, uraza kugira icyo bita kumanuka hano hepfo, uza ahantu bita kuri dashboard, umanuke hepfo gato, usanga ahantu handitse ngo settings. Iyi settings numara kuyibona urayikandaho. Numara gukanda kuri setting, urabanza kubona ahantu handitse ngo general. Hasi urabona ahantu handitse ngo channel yikandeho. Uzabona ahantu handitse ngo basic info. Ni ukuvuga ngo uzahita ubonamo ama keywords yawe ushobora gukoresha. Keywords ni amagambo abantu bashakisha kugira ngo bamenye video zawe. How to get more views, YouTube view dyings, revive YouTube views. Izi ni izo wowe ushobora gushyiramo bitewe na title yawe wakoze, ku buryo umuntu wese yabona uko agaruka kuri intuza yawe. Hakaza icyo bita description. Murabizi ni uburyo usesenguramo video yawe kugira ngo abantu bamenye icyo video yawe ivuga. Twihuse rero, hakaza icyo bita tags nk'uko nabibabwiye uko bazishaka. Wandika, ni ukuvuga ngo ni ibintu byoroshye. Wandikamo icyo bita rapid tags ayo. Wamara kuyandikamo, iyo umaze kuyandikamo cyangwa ukandikamo rapidtags.com, ni ukuvuga ngo iyo umaze kuyifungura iyo rapidtags.com yawe, uraza ukajya nk'iyo nabonye rapid tags ayo, niyo gufasha kubona wabona. Ukaza hano kuri use tag generator. Hano kuri use tag generator urahakanda. Iyo umaze kuhakanda,
iyo umaze kuhakanda wandikamo title yawe, wenda tuvuge niba ufite title wenda ivuga ngo how to get more subscribers, ni ukuvuga ngo niba iyo title ari iyawe, ukanda kuri search ihita ikuzanira tags ugomba gukoresha muri video yawe kugira ngo video zawe zigere kure, kugira ngo abantu bazishaka bazibone. Ubu ni bwo buryo bwihuse bushaka kukuzanira tags bitewe, urabikopiya rero ukabipestingamo nta kindi. Ni bwo buryo bwihute bushaka kugufasha mu gutegura video yawe neza kandi tags ntuzi kuzishakira aho zitari. Ni ukuvuga ngo rero inama zo kuri ubu buryo, ni ukuvuga ngo kora ubushakashatsi ku ngamba abantu bashaka cyane ariyo keywords. Ni ukuvuga ngo keywords ni ukuvuga ngo ni amagambo abantu bashakishwa, nakora gute kuri YouTube, nabona abasubscribers gute, nabona views nyinshi gute. Ayo magambo agomba kuba ari muri video yawe, agomba kuba ari muri keywords zawe. Koresha amagambo ajyanye neza na video yawe kandi yihariye. Ni ukuvuga ngo video yawe hari ibyo ukora siporo, ukora imiki, ububyinnyi, ukora kwigisha guteka. Ni ukuvuga ngo ushaka keywords zijyanye n'ibyo abantu bagomba gushakira. Video yawe igomba kuba ijyanye n'amagambo abantu bashakisha. Itondere kwirinda keywords zitajyanye na content. Tuvuge ukora siporo ariko ukazanamo keywords za YouTube, ibyo bintu ntabwo rwose bizakora. Keywords stuffing ni ukuvuga ngo ntabwo bizigira bigufasha, ahubwo uzaguma muri ibyo ngibyo guta umwanya nta kindi. Tugeze rero kuri part 3, gukora thumbnails, gukora thumbnails zigaragara. Gukora thumbnails zigaragara rero twihuse. Thumbnails yawe igomba kuba ifite amabara, ni ishusho ya mbere abantu babona. Niyo mpamvu igomba kuba ifite ingufu zo gukurura amaso y'abantu. Kuvuga ngo thumbnail yawe igomba, umuntu niba ayikanzeho, niba ayibonye agomba kuyikanda, kuko kubera iki? Ibintu abonye, kubera amagambo abonye akurura amaso ye. Ni ukuvuga ngo rero ugomba gukoresha amabara, kijyambere gukoresha bold, ukoresha text, ukayigira manini. Ugomba gukoresha ifoto y'umuntu, iyo foto igakurura uwo muntu kugira ngo akirike kuri iyo video arebe neza. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko mubibona aha ngaha nagiye mbibereka, kora thumbnail igaragara kandi ifite amagambo akurura ijisho ry'umuntu kugira ngo umuntu ajyemo agaruke kuri video yawe kandi ayirebe igihe kirekire. Inama rero twabagira kuri part 3, gukora thumbnail zigaragara. Koresha amabara atandukanye nk'uko nari maze kubabwira kandi agaragara neza. Navuga ibara, amabara y'umuhondo, umutuku n'amabara apika cyane n'ubururu. Shyiramo amagambo make asobanutse, wishyiramo amagambo menshi muri thumbnail. Ni ukuvuga ngo ushyiramo amagambo make ku buryo umuntu atasoma ibintu byinshi cyane ngo bimucange. Shyiramo amagambo make kandi ukora icyo bita big bold text, uko nababwiye amagambo yagere manini, aricyo bita bold text. Irinde gushyiramo ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo niba uri gukora ikintu, kora thumbnail idafite amagambo menshi. Nk'iyo hejuru urabona ko ifite amagambo menshi, ntabwo ari byo. Iyi ngiyi wenda ipfa kugerageza, ariko nayo irimo ibintu byinshi. Ugomba gukora niyaba amagambo 3 aba ahagije kugira ngo umuntu abashe guhita amenya icyo ushobora kuvuga. Tugeze kuri part 4, gushyiraho video ku isaha nyayo no gukoresha CTA, call to action. Ahantu hitonda, igihe ushyiraho video ku rubuga ni ingenzi, kuko hari amasaha abantu benshi baba bari online. Usibye ibyo, gushyiraho call to action ariyo twita CTA bifasha cyane mu kongera engagement. Ni ukuvuga ngo niba ugiye gushyiraho video, kora icyo bita content plan. Nagiye mbibabwira content plan, ushyiraho umenye ngo ni isaha ugomba gushyira kuri video. Ese abantu bagaragara amasaha ryari? Ese abantu bajya kuri YouTube ryari? Tuvuge n'uvuze wenda ngo ni saa 11 cyangwa saa 12. Ni ukuvuga ngo ugomba gukora ikintu gituma abantu bavuga ngo uyu muntu ashyiraho video saa 12, tuba turi hafi tubirebe. Ugomba gukora plan, kuvuga ati mu cyumweru nzashyiraho video 2 cyangwa 3 kuba bishoboye. Ariko ibyo bintu ugakora icyo bita consistency, ugahozaho. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo uzayishyira ejo ntuyishyireho. Ibyo ni ibintu ugomba gukora witonze kandi ushishikariza abantu
kugira ngo abantu bagaruke ushyiramo ibintu mbese bibatera kuzagaruka kuri YouTube channel yawe. Amasaha nayo akaba yayandi, ntugahindaguraga amasaha kuko umuntu niba aza yamenyereye gushyiraho video saa 12, ejo akabona ushyizeho saa 6, urumva ntabwo azamenya igihe cyawe neza. Bizatuma rero nawe ukumya kudakura vuba. Ni ukuvuga ngo rero aha ngaha inama nabagiraho, inama natanga kuri part 4 gushyiraho video ku isaha nyayo gukoresha upload mu masaha ya saa 11 na saa 3 z'ijoro. Hagati ya saa 10 na saa 3 z'ijoro abantu baba bari libre, baba bicaye nta kintu bakora, bashaka kujya kuri telefone bakaba bareba video. Muri video usaba abantu gukora subscribe, gusangiza no gutanga comment. Aha ngaha icyo mbibabwiraho, izi video umuntu yazibakoreye ni kugira ngo namwe mubikore. Niba nkubwiye ngo ukora subscribe, ni ukugusaba gukora subscribe, ntabwo ari ikiguzi. Gukora subscribe nta kiguzi bigufata, gukandaho ugushyigikira umuntu, kuko nanjye iyo ndebye video y'umuntu nkabona video iranshimishije, nkabona yashyizeho ibintu binyigisha, muha subscribe, nkakora na like, nkanisharinga, kuko tugomba gufatanya nk'aba YouTube creators kugira ngo tugere kure. Ukabona umuntu arebye video yawe aratambutse ngo yazi kuguha subscribe. Kuma subscribe ntacyo bigutwara, nanjye kuyiguha ntacyo byantwara. Rero kuba umuntu ushobora gukora video ntumuhe subscribe, ntumuhe na like, wenda kuvuga ngo iki kintu cyawe urakoze kumfashije, kora like. Ni ibintu bidasaba n'amafaranga, ni ugukandaho gusa. Ikindi, pininga comment ifite link yindi ya video yawe cyangwa playlist. Ushaka kuba wakoze video hasi ugakora pin ya link y'indi video kugira ngo abantu baze muri comment bazahirebe. Video itanda nzabereka uburyo ushobora gukora pin, icyo bita pin comment, ariyo inafasha abantu benshi buriya gukora kuri YouTube nuko abantu bataba banabizi. Ubwo rero tugiye kuri part 5 ku mpamvu ya 5. Part 5, koresha short na community tab. Koresha short na community tab. YouTube short ni uburyo bwiza bwo kugera ku bantu benshi vuba kandi byoroshye. Nanone community tab ikora nka social media mu kuganira n'abarebyi bawe. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ushobora gukora short videos zigera kure. Umuntu yari guslidinga short videos, agenda slidinga, ashaka kubona short videos wakoze nawe, bigatuma amenya ibyo ukora, bigatuma nawe areba ikiganiro. Ushobora gukora rero ama short videos bitewe nuko wowe ubibona, gukora short videos agaragara abantu ku buryo umuntu azajya aza akavuga ati oh wow, iyi video irasobanura mu ncamake, ntabwo iri burindambire, ndayirebaho. Ikindi kandi ukongera ukavugisha abantu batureba, ni abantu b'ingenzi. Abantu mwe mutureba, njyewe mba respect, njyewe ndabubaha, kuko mutaza kureba video zanjye nanjye ntabwo naba ndi kuza gukora ibi ngibi. Ntabwo nzacika intege ngo yuko umuntu ngo yaje akanca intege ngo ibi n'ibi, oya. Hari abazireba muri abo n'abagabo, ngenda nabashimira kuba mufata umwanya mukareba video zanjye, nuko hari icyo zibafasha. Kuba mufata umwanya ugakora like, nuko hari icyo zigufasha. Kuba ufata umwanya ukama subscribers, nuko hari ikintu cyagufashije. Ibyo rero ndabigushimira kandi bikuye ku mutima. Uri umuntu w'umugabo aho uri kabisa, wigura agacupa kuko uri umuntu w'umugabo, kuba waramfashije kugera kuri byinshi kandi byiza. Ni ukuri icyo mbabwira rero cyo, gira inshuti abantu bakureba. Abantu batureba ni inshuti zacu, ntabwo ari abafana, ntabwo ari iki, ni abantu bari inshuti zacu, ni abantu badufasha. Aho abantu barakomeye, tugomba kubazanira ibintu byiza. Abantu rero bagomba kubona ibintu byiza bakishima, nk'uko natwe tureba ibyo abandi twishima. Inama rero nawe ujya kuri part 5, koresha short na community tab. Ni ukuvuga ngo kora shorts zihariye kandi zifite ingingo nziza. Ni ukuvuga ngo shorts zawe zigomba kuba zirimo ibintu byo gushishikariza abantu gukora, nyine gukorera amafaranga, uburyo mwakora kuri YouTube, uburyo watera imbere. Ni ukuvuga ngo izo shorts zishyiremo, wenda ushoboye zishyiramo series kugira ngo abantu bazagaruke. Koresha community tab kugira ngo uganire n'abakunzi bawe, wumve icyo bashaka gukora. Subiza comment kugira ngo ugire enjoyment nyinshi. Ndumva arizo nama nabagira aho ngaho. Murakoze rero.
Niba muri ahangaha rero ahangaha rwose ndabashimiye cyane kubw'ibikorwa byanyu. Niba ukoresheje neza izi ngamba neza, nta kabuza channel yawe izatera imbere vuba kandi byihuse. Rero kora subscribe kuri iyi MD Empire TV niba ushaka ko dukurana, niba ushaka kuzajya ubona ibiganiro bya YouTube, ukabona na updates za YouTube. Iyi niyo channel yonyine yitwa MD Empire TV. Mwakoze gukurikirana ikiganiro cyanjye, ndabakunda cyane. Dusubire na video y'ubutaha.